umugambi yuko umunyarwanda atagomba gutekereza, atagomba kugira imitekerereze mizima, kuko nagira imitekerereze mizima hari ibizamukorerwa abigizemo uruhare. Ariko ibi byose bikorwa nyine FPR bifite ku mugambi, bifite ku rupapuro, iragenda ikabatese tugeze kuri etape yo kurandurira umubyeyi ibishyimbo. N'ibi turabikora. Niba ari umubyeyi wo kujugunya mu cyobo, ibyo byose yarabyanditse. Ibyo rero nta bikorwa. Ikintu umusaza aratubwiye ngo ikintu cya mbere ni amakuru aba yafite yose. Nawe ibintu byo kuza kutujijisha hano ngibi ngibi reka ba FPR ku giti cyawe, njyewe ndi intore itarinda kiritano, ibyo bikurebe n'iryo njye navuga. Mwikumva yuko ngo baradukunze, ahubwo nimuvuge ese turakora iki kugira ngo ibi bihagarare. Njyewe hari igihe mfata umwanya nkabitekerezaho nkahita numva mbaye nk'umusazi. Sawa, urakoze muvandimwe ku bitekerezo byawe utanze. Mbere yuko ma Eric niwe wabanje, buretse tubanze duha abandi wenda kusorezaho, ahubwo ndashaka nk'umuntu nka MC Eric. ihangane Eric. MC mukanya nabonaga ibyo urimo kwandika hasi, sinzi niba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, uri umugabo, ni uburenganzira bwawe, ariko nkurikije ibyo wandikaga sinzi icyo washaka kuvuga ubwira uwo muntu ngo wamuhaye inshingano, ngo wabuhaye inshingano. Mbese sinzi niba wabuninuraga, sinzi niba wavugaga yuko wenda nta nshingano yagakwiye kuba abaza leta. Nkawe biriya byabaye, ubaye uri umudamu simbizi, cyangwa ubaye uri umugabo, wishyire muri uriya mwanya w'uriya muryango, unishyiremo yuko mwubatse mubifitiye uburenganzira. Iriya nkuru nkawe wayakiriye ute? Ari nkawe hagati yawe na leta, wayakira ute cyangwa wayakiriye ute? Ijambo ni iryawe. Urakoze Kayumba, ndagushuhuje. Shuhuje na Chuchu na Awekenisu. Ngewe ikintu nshaka kuvugana uko nta kintu nsaba FPR, kuko FPR ni amabandi yitwaje intwaro yateye u Rwanda. Ntacyo nyisaba, nta ishaka, ahubwo muri uriya mwobo yajugunye ni hatoya, ubundi ntabwo ari biri kuri ibi ishaka kubikora. Ni yica abana b'u Rwanda, izane abanyamahanga batura u Rwanda. Abanyarwanda, umunyarwanda nyamunyarwanda yagombye kuba yumva, akamenya icyo gukora, akamenya ko FPR ntabwo ari inshingano. Iyo uyu muhungu umaze kuvuga rwose avuze ibintu byiza, ariko hari akantu abagobetsemo ngo ntabwo ngo inshingano ngo twayihaye. FPR mwayihaye inshingano ko yaje irwana isaba irabeshya, yihisha inyuma ngo y'amasezerano yarusha, kandi amasezerano yarusha ntabwo yayakurikije. Mwabonye ibyo yakoze, yaje yica abantu kugeza uyu munsi. Rero igihe abanyarwanda batabona ko nta butegetsi buhari muri ruriya Rwanda, nta buyobozi, ibyo muba muvuga ngo ubuyobozi, ntabwo u Rwanda rwagwiriwe n'ishyano ryagwiriye u Rwanda. Uriya mugore, ijambo umugore ndaryanga, ariko reka ndikoreshe kuri Emma Claudine amenye ko isi yose iramureba. Mu bazabazwa ibintu abarimo kuvuga nawe arimo. Ikimbabaje nuko n'umusangwabutaka n'umwana w'umunyarwanda Emma Claudine bamusanze mu Rwanda, ariko barimo baramukoresha ibidakorwa. Nawe ari mu gatebo kabandi uhungirehe, nawe azabibazwa. Nicyo ngicyo navuga, nta kindi. Urakoze muvandi, urakoze ku bitekerezo byawe, Imana ibiguhera umugisha. Dukeneye abantu nkamwe mwereka FPR kwibyirimo n'ibyo ikora tubizi, kandi nimamo abantu turabo gushira ubwoba. Reka mbwire umuvandimwe Afande niwe ugiye gukurikiraho. Nizere yuko niba ushaka no kuvugira leta n'uburenganzira bwawe, niba ushaka no kutugaragariza yuko benda nta cyabaye nabyo n'uburenganzira bwawe, ariko ndagira ngo ubivuge nk'umuntu uhagaze mu mwanya w'uriya mugabo, ari mu gutekereza uburyo niba yavugaga wenda umugore we yavuye mu mwobo, niba yavugaga wenda umugore we akiri mu mwobo, mbega ni wowe uhagaze hariya kandi ufite urupapuro rukwemerera
kuvugurura benda ukora ikosa noneho nkanibaza impamvu kugira ngo nako ukashyireho nkanibaza impamvu leta izana abasenya nkaho yo nka leta itaza gutegeka nyiri wa wundi wakoze amakosa akaboneka anayemera kumutegeka gukuraho kandi aba yararengejeho kugira ngo bibe byagera kuri uriya rwego rwo kujugunya umudamu wawe bikamwita uwawe mu cyobo kingana kuriya nkawe iriya nkuru uyishyizeho ukurikije n'ibyo nkubwiye wabyakiriye ute cyangwa wabyakira ute hagati yawe na leta? ngewe rero ukuntu ndi kubyumva nkurikije mvuye hejuru ku byo numvishe ba Ndintore ba MC bagiye bavuga, ikintu cya mbere mugomba kumenya ntabwo FPR yateye u Rwanda. FPR ni abanyarwanda batashye. ntabwo ari cyo nakubajije inshuti yanjye witujijisha dore tumutanye masase ndakumanura dore ko mukunda impaka icyo nkubajije bari cyo usubiza nurangiza ibyo bindi bavuze kubyongera nyuma ariko warangije icyo turi widutwara hariya na hariya. Sawa, noneho kuri icyo kibazo ntabwo igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko, sibyo? Niba bakubwiye ati gukora kino ugomba gushaka ibyangombwa ukagenda, amategeko ntabwo abereho kuyica, abereho kuyubahiriza, urumva? Kandi ntugafate niba wenda mu murenge runaka habaye ikosa, umuturage yakoze ikosa nka rino tuvuge barwanye, uhita utangira uvuga ngo FPR. Ikosa ryakozwe n'uwo muntu warikoze aho ngaho, ntabwo ari leta yarikoze. Ukurikije ko babajije n'abanyamakuru babajije umuyobozi umwe mu bayobozi ba Kigali, biriya bintu ni byakozwe n'umuturage cyangwa ni byakozwe n'ubutegetsi? Ngo uri kumbaza ngo abanyamakuru ngo babajije umwe mu bayobozi ba Kigali uriya mudamu, none urumva byakozwe n'umuturage cyangwa ni byakozwe n'ubutegetsi? Reka nkubaze, ubutegetsi bwashyizeho amategeko bazajya bavana uko bishaka ne kukuvangira komeza nta kibazo bwo kuvanaho ibintu byubatswe mu buryo butemewe n'amategeko. Ntabwo ubutegetsi bwigeze bushyiraho ngo kuza kujugunya abantu mu byo, sinzi nubwo byanabaye, ngewe wenda sinabivuga byemeze ko sinari imari. uragira ngo mbigusubirizaho kugira ngo ubone uko bivugaho? bisubizaho akanya gatoya, subiza kunoza washakaga Kayumba ubwo akanya gato cyane igihe koko uramusubiriza iki? mureke Dukesha igihe Hamisi ushize kuri news ntabwo ndi kubatesha igihe nyine umva fande ushize kuri news abandi ijambo bavuga noneho ndaza kugushyiraho mu kanya humura ntugire ikibazo kandi abigusezeranyije ndabigukorera numara kubyumva urabona kubivuga urakoze. Umuvandimwe living niba ari living ndabona akantu ngo ni babana tubwire waba wumvishe iriya nkuru cyangwa niba wayumvishe wayumvishe ute uramutse ariko ari wowe uyireba uramutse utayumvishe ntuyizegere nzamutse numva barimo kunenga FPR nicyo kinzamuye niba ari yindishije mwari muriho ubwo niba utayumvishe reka ngusabe ubusubiye hasi hanyuma uwayumvisha bari ushyiramo request aze kutubwira kuri iriya ngingo. Eric irangane ni wowe ngo irangane Eric nje kuri wowe ndagira ngo nawe nk'umuntu wayinsubirishijemo nayikubwiye nayikweretse urangije uyinsubirishamo sinzi ukuntu wayakiriye ni uburenganzira bwawe niba wayakiriye wenda nkikubabaje niba wayakiriye nkigushimishije simbizi cyangwa ukaba wayirutishije umuvandimwe nabonaga afite agahinda. Noneho ndagira ngo nkubaze Perezida Kagame mu byerekeranye no gusenya yarababwiye ati ahandi baragenda bakabaterurana na katripurare bakajya kujugunya ni nkaho bakajya kujugunya umwanda, bivuze yuko abasenyerwa kuri Kagame rwose niyo tuvuge ngo ntabizi arabizi yarabahaye n'umurongo ngenderwaho. Nawe uvuga yuko mu magambo wavuze ko Kagame atabizi waba ushingira kuki uriya muntu nkawe ari wowe uhagaze hari ari we byabayeho
uyu munsi ukaba udatwaye imodoka ukaba uhagaze hariya mu mwanya w'uriya mugabo, biriya bintu koko nk'umuntu ufite umutima wa kimuntu urabyakira ute? Urabwira iki abantu bari hano barenga 70? Murakoze. Ngiye numva ikintu cya mbere, ngiye kuvuga nk'umuntu kwanza, ngiye kuvuga nk'umuntu ufite umutima koko, gusa nk'umuntu ufite umutima. Ikintu cya mbere, abantu wenda bakorera amakampani runaka bazi ikintu bita rules and regulation, ni ukuvuga ngo amategeko n'imirongo ngenderwaho ya kampani. So iyo kampani guhaye akazi, babanza kugusaba musinyana kontara, bakakwigisha, bakakubwira amategeko yabo n'imirongo bagendera, bakakubwira tugomba kubyubahiriza, bakanabikubaza bati yego, urabyemeye? Ntiyego. Wabisinyira? Ntiyego. So iyo urangije kubisinyira rero babona kwereka ingaruka zabyo, ahubwo turamuko utabikoze gutya hazabaho izi ngaruka. Ni ukuvuga ngo rero iyo umukozi agiye beyond y'ayo mategeko ya kampani agakora nk'ikijyabanye nayo, icyo gihe yego, nk'urugero abantu bakora muri disability, mu bantu batuyanze wenda barabyumva, ba nyiri client, abantu ba nyiri guhabwa iyo serivisi babibaza kampani, ntabwo bibaza uwo mukozi. Urumva? Aho ndemeranya nawe 100% cyakoze. Abo ngabo ba nyiri kohereza umuntu ngo ajye gusenya nibo bagomba kubibazwa, ntabwo ari uwasenya. Urumva? So mu yandi magambo, nyiri guhabwa serivisi agomba kubaza uwo yahaye akazi, akamubaza kuki mwakoze akazi gutya, kuki byagenze gutya nabi. Noneho ngo nawe akajya kubaza umukozi, akubwira ati mu mategeko twaguhaye n'imirongo tugenderaho ko tuzi ko utaguhaye n'amategeko, ibi ngibi wabikoreye iki? So ni uko bigomba kugenda. Rero uwo mumama, ikintu cya mbere, ntabwo ntekereza ko wenda FPR, ntabwo ntekereza ko amategeko aba ari kugenda ngo bate abantu mu byobo, nta nubwo nk'uko mubivuga, nta nubwo amategeko aba ari kugenda ngo babe aggressive ku bantu, kuri rubanda. No, nimba utujuje ibisaba kugira ngo wubake, ntabwo uba ugomba kubanza ugasaba ibyangombwa ko uriya muntu abisabye akabimuhereza, bakanumvikana uko agiye kubaka. Ahubwo iyo agezeyo yubaka ibindi batamusabye kandi yemera n'amakosa. Gusa nubwo byabaye gutyo, ntabwo bibaheza uburenganzira, ntabwo uburenganzira bw'uriya muntu wataye umugore mu cyobo kubikora. So nkagaruka nkavuga ati ibintu byose bigomba kubazwa uwatanze itegeko ryo kuvuga ngo yohereze umuntu agiye kubisenya. 100% uwo muntu ugomba kubibazwa, hanyuma nawe akabibaza uwo ngo wasunitse umuntu mu cyobo. Urumva? So gusa ariko nanone ibyo ni ibintu biba ahantu hose ku isi, bibaho. Buriya abakozi ntabwo ari amarobo. Gusa irobo setting ikintu ukakibwira ati ugikore gutya, kandi uko wagisetinze akaba ariko gikorwa. Umukozi ashobora kugira gutya nawe kuko ari umuntu agakora ikosa. Iyo ari ikosa ntabwo bivuze ngo ubuyobozi ni bubi, ahubwo uwo mukozi yagiye bakoze amakosa, ahubwo ayo makosa akabazwa abayobozi impamvu uwo mukozi yarikoze akarihanirwa. So nkagaruka nkavuga ati ubuyobozi bugomba guheza justice kuri uwo mugore watawe mu cyobo. Urumva? Ndetse bagasobanura, bagatanga n'ubusobanuro bw'ibyabaye. Uwo muntu wabikoze agahanirwa, akabihanirwa kandi nyiri gutabwa mu cyobo bakabona ko uwo muntu yabihaniwe koko. Kuko icyo kintu ntabwo ari cyiza, nubwo umuntu wenda yaba akunda inkotanyi, yaba ari inkotanyi nanjye, ntago twaza kuvuganira amakosa yabaye. Mu nyumve neza, no, kuko ari kwigira nkana, turi abantu bakuru. Uwo mugore akwiye justice, uwo muntu agomba kubihanirwa. Gusa ariko ntabwo bivuze ko like inkotanyi cyangwa se abayobozi aribo babi. No, umuntu ni umuntu kandi yakosa. Nawe Kayumba uramutse ubaye umuyobozi ugaheza abantu kwa kazi, ntabwo bivuze ko abo bantu bazahora bakora ibintu byose neza uko bisabwa. Urumva? Hari abazakora amakosa, niyo mpamvu n'ibihano biba bihari, kuko biba biteganyije ko umuntu ashobora gukora ikosa rihabanye n'ibintu wowe n'imirongo ngenderwaho ya kampani yawe. So ntabwo bivuze ko rero wowe amategeko yawe ariyo mabi, ahubwo uwatandukira ayo mategeko niwe wakoze amakosa, ni nawe ugomba kubihanirwa. Njye nuko mbyumva uriya mugore akwiriye justice kuko yararenganye. Ikindi kintu wenda njye murumva ko bwanjye ruhande nk'iyo dushe cyangwa toilette yari yarengejweho, ntago vraiment cyari ikintu wenda cyo kuba aggressive gutyo, cyangwa se ngo unagire wa mungani. Nizera ko hari indi solution yakwiye kuba yabayeho, ibintu bigakorwa mu bundi buryo neza, mbese batarinze kuba aggressive gutyo ku muntu.
ni nk'uko mbyumva naho ubundi, ariko ntabwo byabazwa ngo inkotanyi ngo nibo babikoze. Na njye ndagaruka nkabishyira kuri uwo muntu wabikoze, kuko nizera ko yagiye beyond y'amategeko y'inkotanyi. Njye niko mbyizera. Eric wanyemerera nkakubaza akabazo gatoya nkurikije amagambo uvuze? Eric wanyemerera nkakubaza akabazo gatoya nkurikije amagambo uvuze? Kandi nutanyemerera nta kibazo ndakomeza mundi. Oya ntari nuko narindi kujya ndakumva. Uri umushoferi nutwaye imodoka? Yeah. Nyiri imodoka aramutse azishyize muri insurance yo kugira ngo zizaze zishyura abantu, yarangiza imodoka yawe akaguha amabwiriza yo kwitwara mu muhanda, ariko ntacyo ukatira, akavuga ati nushaka kuzaza ubigonga insurance izaza yishyura. Umunyamakosa barinde. Uranye utinze? Oya ndashimishije. Mbwira umunyamakosa. Mbareka twikomereze. Hasi yawe ntabona ngo niba ari kino wi? Niba ikingi n'ukuri. Knowing. Oh. Sorry Kayumba, sorry. Ni ibintu narimo nzobapinga ahantu. Ariko warumbayije ngo umunyamakosa barinde ndamusemawe. Nyiri imodoka arayiguza arayiguhaye. Kandi imodoka ifite amategeko igenderaho, ariko we aravuze ati kubera ko iri muri insurance niyo wagonga abantu ukagenda ubagonga nta kibazo. Imodoka zifite ari nyinshi ariko nizigera zigonga abantu nta kibazo. Abashoferi bakabaha ubwo burenganzira. Umunyamakosa barinde. Umunyamakosa bari, urumva nibyo nabaze mvuga nyine ngo amategeko uba wahawe nk'umukozi niyo amataringa. Nyiri izo modoka urumva n'itegeko ni umurongo ngendera bayababwiye akavuga ati mwebwe ni munagonga ntari umugene mukora ibyo mushaka. Ariko rero niyo mpamvu ngavuga ati wenda igikwiye kurebwa, ese amategeko ya FPR avuga ko umuntu agomba kugenda akaba aggressive ku muntu uri kubaka kugera muta mu rwobo. Nimba ariko amategeko avuga. Mbere yuko nkubaza naguhaye umurongo ngenderwaho, ndakubwira nkurikije aho basenye abandi tuvuga ngo benda Kagame ntabizi, we yaraje itabereka ko abizi ari nawo batuma. Ahubwo arangije anabwira ati ahubwo mwe mubikora nabi, ati mwagakwiye kuba mugenda handi bafata agatiripurane bakagenda bagakuraho umwanda bakajugunyana. None biriya bakoze urumva ntaho bihuriye n'iyo mvugo ya Kagame? Oya ntabwo ari uko bikwiye kugenda. Ubundi umuntu kugira ngo yubake nuko aba yarihirinze akagerageza mu bushobozi buke kugira ngo ariko nawe ari aho yagera. Ntekereza ko Eric ntabwo ndi ku kibazo cy'ububatsi, ahubwo njye ndi ku kibazo cy'abasenya. Abasenya abantu benshi bakunze kuvuga ngo Kagame ntabyo azi nuko bavugaga, ariko twe bamaze kugera Kangondo temwa ibintu evidence zihari. Kagame babimubajije we yahise avuga ati barimo barakubwira ngo manuka, sinzi niba ugiye kumanuka. Yahise avuga ati ahandi ntabwo babikora nkamwe, atahubwo mwe murabitinya. Niba ubihakana umbwire mbigushyirire hano. Ati ahandi baragenda bakayorana na katiripura, ati tingatinga murayizi, katapira murayizi, nuko yavuze. Ati ahandi, ariko ahandi ntabwo tuzahariho, ko ntabwo tuzaho bajya gusenyera abantu ngo baterurane n'intu. Ati baragenda bagaterura bakajugunya nabyo bintu bakajya kujugunya. Urumva iyo usenya niba uteranyemo n'abantu ugasenda ukajya kujugunya, ni nk'uko ubujugunywa uwo mwanda. None n'abariya nabo bakoze muri iyo mvugo ya shebuja wa za modoka cyangwa se w'abatumye, kuko niwe mukuru. Urumva bataba bari mu nzira shebuja yavuze. Oya umva nkubwira ubu nawe bimeze. Kayumba nanone ntizukirengagize, hari igihe umuturage muheza ijambo ngo agire nawe akagenda akirara. None tuvugishije ukuri ujya kuri potinga ngo bagusenyeye, nimba nta muntu wigeze usaba uburenganzira bwo kubaka ngo bareke kumuheza icyemezo cyo kubaka. Ndi ku kibazo cy'abubaka, ku kibazo cy'abasenya nyine munyumva neza. Jya kuri kote y'abasenya babandi twavuze tuti abasenya bigomba kubazwa wa wundi, bya bindi bavugaga bigomba kubazwa wa wundi wabatumye, ntabwo ari bo bagomba kubibazwa. Uwabatumye ni wowe utwaye imodoka. Imodoka ashobora yavuga ati nushaka ugonge byose nta kibazo, insurance zishyura. Noneho reka nyiri imodoka tumugire Kagame. Abasenya arababwira ati ubundi ntabwo ari kuri babikora handi, abandi bayoreranamo ni byose bakagenda n'abatumwe murabitinya.
none abandi bakaba babikoze nka kuriya urumva ntaho bihurira ibyo bintu. icyabayeho abasenya babaye itegeko ryo kujya basenyera umuntu wubatse nta byangombwa. Noneho mu gihe bagiye gusenya umuturage akaza kwivanga, si n'uwo wenyine hari n'undi nuretse kumva sori yiwe nawe bagiye gusenyera nawe akajya aza akitambika inzego zaje gusenya, aho baza kukimunsenyera ntabwo mbishaka, agateza akavuyo akabangamira abari gusenya, urumva kandi abizi ko yakoze amakosa. Icyo gihe rero ni usanga nyumva neza ikibazo ntabwo ari ukora amakosa, kuko nawe ntabwo wakwemera ko bagusenyera inzu yawe ureba kandi urimo urengana. None ibaze kuba aka kanya wowe wagakwiye gutakira bwa nyuma ni Kagame, ariko Kagame waravuze ati ahubwo mubikora nabi mubayorane n'ibyo bibazo byabo mugende mujugunye. Ariko se ndinda njya gutaka ndamutse nkoze ibisabwa nk'urugero rworoshye, nk'uriya muntu nyiri kubaka nk'uko yagiye gusaba icyangombwa cyo kubaka bakakimuhereza, iyo avuga ati nyamuneka nanone reka nongere mumeze n'ikindi cyangombwa cyo kubaka n'iyo dushe cyangwa iyo toilette, ntekereza ko nk'uko bamuhaye icya mbere nicyo reka ne kukuvuna utaburi no mu Rwanda bakagukubita ifuni, ariko nabyo oya gusa icyo ndi kuvuga ubwambwire reka mbwire gatoya uvuga abayobozi n'abantu bandi. None se ubundi kuki bazamura inzu abo baturage abo bayobozi bo hasi ntabwo baba babireba? Kuki babemerera ko babizamura? Yangane duhaze Eric, funga mikoro nshuti yanjye kaduhe umuvandimwe wo hasi warusigaye. Amasegonda nk'icumi ndangiza gusa. Oya ntacyo urangiza ntacyo wasubiza aho ngaho nshuti. Ikindi hari ikintu mutumvise mutari mu gufokasingaho. Ikibazo nta nubwo yari dushe, ikibazo ni ruswa yanze gutangwa kuko hazaga abantu batandukanye buri wese amubwira ati gira icyo ukora. Ikibazo nta nubwo yari yo dushe, ikibazo ni ruswa yanze gutangwa. Umwishywa wanjye funga mikoro twumva uyu hasi urangiza atava ngo twamwimye ijambo. Muvandi ijambo ni iryawe none. Ikintu rero kuri abo bantu muvuga basenyerwa turemenya yuko umuntu ajya gukora ayo makosa abizi ko ari gukora ibintu bitemewe kandi ko azasenyerwa. Ni bimwe byo kuvuga ngo umuntu bakamubwira ati nukorera uzarwara sida ariko akanga akabikora. Urumva niba umuntu afashe bamuhaye icyangombwa cyo kubaka inzu igeretse akajya kubaka kadastere kandi icyangombwa bamuhaye ari icy'inzu igeretse, ubu nta kumva kumutegera nta kosa kuko aba yarenze. Nshuti yanjye ntabwo twaje aha ngaha gusobanura inzu zigeretse n'izitageretse, ntabwo twaje aha ngaha gusobanura uburyo bakora n'uburyo batabikora. Turi kuri kiriya kibazo cy'umudamu wahiritswe mu musarane. Aramutse ari uwawe kubera ka dushe wongeyeho, reka nemere ufite ibikwemerera nta kibazo kindi wakoze mu kuvugurura rwose, ariko kubera ka dushe wongeyeho nako atari cyo kibazo, ahubwo ari ruswa wanze gutanga kugira ngo kagumeho. Noneho barangiza abandi bo hejuru bagatuma abantu ngo nimugende mugasenye, noneho akaba ari umugore wawe byabayeho. Ndagira ngo yaba ariyo shusho duha, ibindi by'abagwaka n'abagira gute ntabwo aribyo twaje manga. Okay. Abo bo hejuru bakahohereza abantu ngo mugende musenye ka kadushe, sibyo uri kumbwira? Noneho bikarangira bajugunye umugore wawe mu musarane wa metero 15 hagati ya 15 na 20. Bikarangira bamujugunya mu musarane. Ndahera kuri abo bo hejuru. Abo bo hejuru ni executive wo ku murenge. Akaba ari meya w'akarere utuyemo aba executive. Ni executive gusobanura aba executive. Umva nshuti wavuze ntabwo ari executive. Niba utabyumvishe ihagararire tukomeze n'ababyumvishe. Kandi ndagusaba ndabigushyiriraho pe. Icyo gihe ukuntu bigenda reka nyigusubize. Ibintu ntiwabyumvishe urashaka kuza kutuvangira aha ngaha. Reka mvaze umuvandimwe nawe umusabye kumuzamura. Ibintu wabyumvishe cyangwa ntabwo wabyumvishe? Ndeba wabyumvishe cyangwa ntabwo wabyumvishe? Ndeba wabyumvishe cyane. Uriya abaye ari umugore wawe cyangwa se akaba ari mushiki wawe cyangwa akaba ari mama wawe, wabyakira ute? Aho ngaho bisaba ko iyo bivuze ngo ari mushiki wanjye cyangwa ari njyewe, hakora amarangamutima cyane kurusha ubwenge, kurusha amategeko, kurusha ibintu byose.
mu by'ukuri nta muntu n'umwe ubaho wahagarara mu nkweto z'uriya muntu ngo avuge ngo biriya bintu ngo hari hakwiye ngo kureba ngo uwamutumye ngo hari hakwiye ngo kurebwa amategeko. Oya, wambaye ziriya nkweto uhita wamagana ukavuga ati uyu muntu yakorewe ibisitani, yakorewe ibintu bidakwiye, yakorewe ibintu bitabaho. Ariko mu bundi ruhande wareba ugasanga ibintu byabaye nkanjye ntabwo mbifata nk'ibyakozwe ku bushake, bifatwa nk'impanuka yabaye kubw'ubwenge bukeya cyangwa se kubw'ubuyobozi butatekereje kabiri. Kubera ko niba uriya muntu yarubatse adafite icyangombwa ariko hakaba hari uburyo ki abasha kugisaba akagihabwa, ntago riza utari ukuza gusenya bitwaje ibyo bikoresho, amapiki n'ibindi byose. Kuko niba umuntu yasaba icyangombwa akagihabwa, ni gute atabwirwa ati wubatse utemerewe icyangombwa cyangwa se utagisabwe, tanga amande runaka, utange n'amafaranga y'icyo cyangombwa ugihabwe, kuko n'ubundi iyo umuntu aza kucyaka yari kugihabwa. Ariko kubera ko ari gahunda yo kugira ngo bacakaze umuturage, niyo mpamvu baza bagasenya. Ikibazo si icyangombwa, ikibazo si uko umuntu yubatse ibitajyanye, ikibazo ni ukuvuga ko uyu muntu yubatse abantu batabishaka. Entre murakoze. Urakoze muvandimwe. Afande, ukurikije ibyo abantu bavuze, uracyasaba ko ngomba kubigushyiriraho, cyangwa nkawe uramutse uriya mudamu ari uwawe cyangwa ari mushiki wawe cyangwa ari mama wawe cyangwa ari nyogosenge, wabyakira ute? Ngewe ukuntu nabyakira, ahantu wabikoze, urumva, ahantu wabikoze nawe ubundi natwe twaba turi mu makosa. Tuvuge ubwo ngubwo ndi kwishyira muri icyo cyiciro, aritwe twubatse iyo dushe, twaba turi mu makosa. Njye ntabwo narenganya leta yabwiye abantu bajye basenya ibitemewe, ntabwo leta rero yaje kugira. Njye nahana uwo muntu waje akansunikira mushiki wanjye. wowe wamuhana nkande? Sawa, amategeko arahari. Ibyo bintu ntabwo biri, ntabwo bavuga ngo bajya gusenyera abantu, ntabwo bashyizeho ngo mujye mugenda mubasunika mu byobo. Bababwiye mujye musenya ibyo bubatse bitemewe. Twara kano kantu ugateranye nako nshaka ko ubihuza. Kagame ati ahandi hantu ntabwo ari uko mubabikora, ahubwo mwe murabitinya. Ahandi iyo bagiye kubasenyera babayorana na gatiripara bakajya kujugunya aho bajugunya. Yavuze ko babayorana cyangwa yavuze ko bafata imashini bakahirika inzu? Yaravuze ngo barabayorana. Mbikuzanire, urimo urabihakana numara kubyara. Sawa, ndaje mbigushyiriraho ubwo nyine bigushyiriraho ubwo ko hano hari imashini ndabita mbikwereka. Noneho ibaze, noneho uri mu kuburana ibintu byanyuze ariko ihangane, uri mu kuburana ibintu byavuzwe na nyirabyo tugiye kubona, warangiza ukabiburana kandi aribyo bigiye kukumwaza. Noneho ivugire ntacyo ivugire ukurikije uko we yavuze, ntacyo uko wemeye. Ntukajye tumanura kuko tuba turi kukubwiza ukuri. Reka nkubwire ibyo muri kuvuga. Uvuze ko ushaka kumbwiza ukuri, umbwiza ukuri ko Kagame ntabyo yavuze ibyo ngibyo urimo kuvuga. Ibyo yavuze ndabizi, ntabwo yavuze ibyo uri kuvuga. Yavuze ngo iki? Sibyo? Yavuze gute? Urashaka bigusubiramo kandi wavuze ko ubifite se? Oya, nyine ndagira ngo twumve ukuntu yavuze, bitubwira uko yavuze. Yaravuze ati, urumva, ati abandi bo inzu zabo bazisenyesha imashini, naho twebwe turaza tugasenyesha amaboko. Ese bambi nuko urakoze. Reka twumve. Wowe kuba mu bindi bihugu, uretse nkubaze, wowe kuba mu kindi gihugu, ubundi icyo gihugu urimo basenya gute? Reka twumve umuvandimwe nkunda. Ndumva nta mpaka ziri kuri icyo ngicyo. Reka twumve umuvandimwe nkunda FPR. Nkunda FPR, ijambo ni iryawe. Niba wumva, reka tumwakire umuvandimwe. Ariko se kuki mukorogana ko twakumvishe warekeyeho? Reka twumve nkunda FPR. Ubuse uragira ngo dukomeze tuganire nawe gusa koko? Kuki kandi afande ninkumanura atangiye kujya hasi barika nzamura kandi uzi ko ukorogana kurusha abazima n'abapfuye. Hari undi wabonye uteza akavuyo hano ko
nkunda FPR ijambo ni ryawe niba wumvishe iriya nkuru ndagira ngo uyifate uyiherezeho nkawe niwe wubatse benda ndayize no kuva mbere nyine ihangane niwe wubatse benda wakoze ikosa kariya kadushe karengaho baza kukwaka ruswa benda ntiwayibaha benda birangira ari umugore wawe cyangwa ari mushiki wawe cyangwa mama wawe bigenze kuriya wabyakiriye ute cyangwa wabyakiriye ute ukimara kuyibona nkawe iya nkuru irababaje mu buryo bwose buriho kuko umuntu icyo yatumwe gukora si cyo yakoze byarenze ahakoreramo ibyaha ko gusunika umuntu siko kazi niyo baba bagutumye gusenya bitandukanye no gusunika umuntu aho harimo amakosa pe kandi yakozwe n'umuntu uhagaze mu nshingano za kiyobozi ariko abikora yitwikiriye isura y'ubuyobozi ariko abikora nkawe kuko si ubuyobozi bwamutumye ariko ari mushiki wanjye cyangwa mama wanjye ntabwo byanshimisha yambabaza uko ni nako kuri mba nkeneye ku bantu ntabwo ari ukuza guhangana hano ni impamo urumva fandi kandi birababaje umuntu wese arabyumva kubabaza nk'uko byamubabaje kandi ntacyo bapfana nk'uko bibabaje bano bose bari hano komeza rata reka nze ariko niba wari uvuyeho nakukuyeho ibyo utarangije wakwihanganye nkunda FPR akarangiza se reka nkunda FPR arangiza nkunda FPR umwanya n'uwawe ntabwo iminota yawe irashira uriya muturage agomba kuvuzwa n'umujyi wa Kigali n'ababatumye nimba ari ubuyobozi kandi hagize n'ikibazo yagira mu buzima bwe busanzwe bakagira ikindi kintu ahabwa kuko ntekereza ko gusunikwa mu cyobo bashobora kugira amahirwe ntaboneke ariko ntekereza ko nawe baramutse ntacyo bakoze yayoboka inkiko kuko uburenganzira burabimwemerera kuko uwabikoze ntabwo yabikoze nkawe akwiye kubihanirwa none se nkunda FPR buriya ko twumvisha umuvugizi w'umujyi wa Kigali niba rero umuvugizi uriya mudamu abivuga ubona asa nk'ubininura ubona asa nk'ushaka kuvuga ngo ntazi icyabaye n'ibindi nk'ibyo ngibyo uriya mudamu bibaye ngombwa ko abura ubuzima kuko metero 15 ni nyinshi bikarangira apfuye buriya ninde waregwa haregwa umujyi wa Kigali cyangwa haregwa uwabikoze haregwa uwabikoze ndetse n'abakorera kuko yabikoze ari mu nshingano z'akazi wowe nkawe ugiye kujya kurega waregwa uwabikoze utanamuzi izina cyangwa waregwa umujyi wa Kigali umuntu ni uwawe ntamuzi izina narega umujyi wa Kigali ukampa izina ry'uwabikoze none kubera icyo ushaka ko umujyi wa Kigali uguhega izina ry'uwabikoze kandi umujyi wa Kigali ariwo wohereje amarorerwa yatumye umuwawe apfa urumva ikintu gihari umuvugizi w'umujyi wa Kigali niwe wemerewe kuvuga niwe wemerewe kuvugira ibintu byose byabaye mu mujyi wa Kigali rero iyo habaho ku murenge cyangwa ku karere bariya abantu wibuke ko batitumye kandi nawe yabihamije ko batitumye ntabwo bituma mu busanzwe bava ku murenge nyine ni gute uwo nguwo ubatuma atari ubazwa akajya muri izo nshingano niba bimureba niba zamuhana niba zamufunga ibyo biramureba ariko we akabanza akishyura bya bindi byose we nkawe n'ubundi nibyo bari bakirimo ndakeka inkuru itarangiye kuko ntabwo yigeze avuga kwa muganga rezilita batanze mu buryo bwa information inkuru ntabwo yuzuye ngo tumenye ingaruka byagize ku muturage kuko nk'abanyarwanda kuba umuntu yakora ikosa ari mu nshingano z'akazi ntibihindura umukoresha kuko hari ibintu biri extra hari ukuba nagutumye gusenya ukagerayo ugakubita umuntu cyangwa ugakora ikindi kintu